kuri wowe umufata nk'iki avuze iki kuri ku buzima bwawe Ndashaka kuri njyewe namunganya nka papa wanjye wambyaye ngo namunganya yago namunganya nka papa wanjye wambyaye ko papa yarabyaye yego nawe avaho ako yagashigara nawe ari kundembera kudeshapo kuri yago cyane usana bishobora yanamenyereye kwirira yo kwirira usana bishobora ngo yanamenyereye kwirira yo kwirira nicisha inzara sinabishobora nta namwe ugaza wiriza ubusa hoya nusu gusenga gute abarokore ko abaye umurokore ngeshengeye mu gaturika bakayitaje bagwa amafaranga taje ngayo bakamarira iki ugize umukiro kuremera umwe ntabwo wayubaka ngoshe ni mundemerera muyo ko nayubaka mundemerera muyo ko nayubaka ngayikodesha aya amafaranga ukwezi kajya bagwa amafaranga ukwezi mudafite igitekerezo cyiza ngo ni mundemerera rero taje nyubake abari ku comment kuri Legacy TV babwire nguki mbira abantu ngo mukore subscribe like share na comment kuri Legacy TV ntabwo nashobora kubivuga gerageza twumve ntabwo nashobora kubivuga ariko kuvuga ngo mukore subscribe mukoresha karakarayibu bambwire ngo mukore subscribe koresha ntabwo nashobora gutyo ni kuvuga ntabwo nashobora subscribe ntabwo nashobora like like share comment subscribe karakarayibu guys twashimire cyane ni Legacy TV kora subscribe like share na comment amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeza kukugeraho on time ku gihe twari kumwe na Peter oui turi kumwe nawe uri umuryango wacu tuzakomeza tubane nawe nta kibazo hari ubundi butumwa wumva wahereza abanyarwanda badukurikiye we nta bundi bwo navuje n'ubwo ngubwo amakuru ahari yizewe nuko Paul Kagame yamaze gutorwa n'amajwi 99 n'ibice niwe perezida wa repubulika mu myaka 5 iri imbere yego so abishimira Imana cyane kubishimira Imana guys mwebare dara tubagaranyo abarundi abashinga naho muri hirya no hino namwe muragejwe turabakunda cyane abagande mwebare dara tubagaranyo mukama bawo muksa wakoze yego karakacu kandi tubaha ikaze by'umwihariko umujene cyangwa se umusaza Peter cyangwa se Petero umeze gute ndakomeye urakomeye makuru y'iminsi meza reba hari nta kibazo twiganirira amakuru y'iminsi meza uratwibuka se ndabibuka uranzi ngewe ariko naribagiwe Peter nk'umuntu twareranwe ko kibana na Kamana mujya muri etage ugira ute ariko ibagirwa baho nyine wanyibutse nta kibazo nitwa Gugu ndi umukozi wa Legacy TV witwa Gugu ndi umushuti wa Kamana nkaba n'inshuti yabyo mwariko yego umeze utese ndakomeye icyambere tubanje kukwihanganisha ibyakubayeho bagiye kudutegura aho tuzaba yego nanjye ejo nzabasangayo nawe ejo wabasangayo nubwo ntawe wifuza kujyayo yego ariko umeze neza ndakomeye ngo bagusubije ibwami nubwo tutabimenye ngo bitubwire wasubiye mu kazi unese nasubiyemo biragenda se biragenda umugati uri kuboneka uraboneka cyangwa ni ukujyaho nk'umuvolonteri gusa nta gashahara karaboneka kakugeraho cyane so twasuye Peter rero mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ngo tujye tuganira nawe no se Peter twebwe twari tuzi ko ari Andereya wapfuye gusa ntabwo twari tuzi ko na ntuzo yapfuye
bagiye bakurikiranye. haciyemo igihe kingana iki se niba ubyibuka? Haciyemo amezi 2 undi nawe akurikiraho. Andrea niwe twamenye iby'urupfu rwe ko ari uburwayi mwararyamye buce yapfuye. Yego. Paul byagenze ute? Niba nanjye rero nanjye ntabwo mbije yuko nanjye nuzi ko njyama njyenyine. ndabizi yama wenyine kurebe hari uramugabo njyama njyenyine. ubwo nanjye nayo mu bukere ati no byukira ati ngo byarangiye. ko magejeho ko mbona nanjye byarangiye nayo rero njyewe shinje ukuntu byagenze. ari mu gitondo ugiye gusanga mu gitondo bakora byarangiye. Yaramubwiye ngo nimbyuke ngo byarangiye ndabyuka nshanga ko byarangiye. Yego. Nuko bigenda ute? Nyine umuntu w'umugabo ni wari umugabo warusiye mu rugo. Wakurikije hiki? Ndavuga wowe. Ni cyakurikiyeho nyine reshe ntakiri cyakurikiyeho nyine. Twitabaje abavandimwe baradutabara nyine nuko. Yewe. Ntuza Paul na mwamushingoye ruguru iriya cyangwa? Ni ruguru. Bose na ahantu hamwe. Hoya. Andera bane nepfiraho bajya ujyana abandi. Ko ntabwo nzi ukuntu bahita. Bahita Gacaca. Yego. Birababaje disi no kwihangana. Cyane kuba baragu byabura. Mwisi niko bimera. Cyane. None se Peter. Uri umwe mu bantu uyu munsi wa none basigaye babumbatiye umuryango. Wa Peter na Paul na Andrea. Numvikana ufite igikomere abavandimwe baragusize. Ariko hari ikintu igomba gusoza. Iki nashoja. Ugomba guhagarara mu kimbo cyabo mu gihe badahari. Mwahagarara nuko ngakora iki? Ibyo batakoze neza ukabikora neza. Ubwo se nibi. Ko nanjye nenda kuvuga we ndavuga we ngo ndubaka ndi we ngo byo bashije batashumbuye. Bone ibintu nakora nibi. Nta bindi. Ubu ntabwo wakubaka etaje baguha amafaranga. Taje ngayo bakikamara iki? Ugize umukiro ukuremera umwe ntabwo wayubaka. Goshe ni mundemerera muyo ko nayubaka. Mundemerera muyo ko nayubaka ngayikodesha. Aya amafaranga ukwezi. Kajya baguha amafaranga ukwezi. Udafite igitekerezo cyiza. Ngo ni mundemerera rero etaje nyubake. Abari kutureba Peter akeneye kugira ngo agire hoteli mwitirirwa muzasiga amateka ku isi yuko mwubatse hoteli cyangwa etaje. Yego. Ubwo wayita ngo iki? Nayita yo hoteli. Nayita Bwiza Karibu. Bwiza Karibu. Ubwo bishatse gusobanura iki Peter? Bwiza Karibu. Karibu nyine guhamagara abagenzi ni karibu. Bwiza Karibu. Bwiza Karibu Hotel. N'abantu mwumvishe ikifuzo cya Peter. Mwaretse agasiga amateka ku isi inzi mwitiriro. Ujye usenga? Ndasenga. Wizera Imana? Ndayizera. Ishobora byose? Ishobora byose. Ngo bisengere rero. Uzafata umunsi wo kwiriza ubusa usenge Imana izabikora. Uje kwirira ubusa nabishobora. Namenyereye kwirira yo kwirira ubusa nabishobora. Ngo? Namenyereye kwirira yo kwirira nicisha inzara sinabishobora. Nta namwe wigeze wiriza ubusa? Hoya. Nusu gusenga gutabara ko abaye umurokore. Ngeshengeye mu gatwika. Wigeze kuba umurokore ndabizi. Ko ningere kuba umurokore gwakora byo kwirira ubusa ngo nabyiyemo. Ariko urabyibuka ko abaye hano kuri Bukati. Yego. Bwa Kamana. Na Vesine yari Vesine. Nabandi. Abayewe. Ako ntabwo nigeze nirije ubusa. Wenda ni wakamara bajyaga birije ubusa. Twabate muteke twirire. Ndio kwirije ubusa ngo nabishobora. Gongwi. Ababwe tumuteke twirire. Ibintu byo kwirije ubusa ngo nabishobora. Kwiriza usa n'icyaha. Nashuje kwicisha inzara kandi byo bitabuje shi icyaha. Ni icyaha.
abantu bicisha inzara bariya barokore bicisha inzara bakabwiriza ngo nababwire iki nababwiye kureka kwicisha inzara kandi ibiryo bihari kandi ibyo bihari bitarabuze bita ariko iki iteko ry'Imana avuga ngo ibyo mushaka mubisabire mu byingingire kwiyiriza ubusa rero birashoboka mbese ubundi ubibonamo umumaro hari umumaro ubibonamo kwirije ubusa Kwasho umumaro mbonamo n'uwuhe wakwicisha inzara ibyo birahari ni byabuje uko nambuka ngo kwicisha inzara wapi ntago aba ari byo ntago ari byo sundi Peter ku mukatolike byaje bite njye naho nabatirijwe nabatirijwe kuva kera kose n'ababyeyi bacu bashengeraga nusubwo muri ADP wari ugezemo gute matipeni kamana urujyanyemo Efuremu nuba njyanyemo harya buriya ubu inzu mubamo ni bakodeshereza ndi tubamo n'indi kodesha umuntu yakwibaza nyuma yo kubuza abavandimwe bawe ubuzima bwawe bumeze bute nta kibazo njye nariyakiriye igama hano kuri uruhande noneho urebemo muri kamera nurebe uwo nguwo Miguel iyo ujya gutya wari kuba ufite kuntu okay ariko umurongo turimo ni sawa ubuzima abavandimwe baragiye babiri n'ubu bayeho gute ngewe ngubu nta kibazo ngo nariyakiriye iyo mbonye umugira neza akambeshe mbese mwabona mbese akandemera ubwo nyine nakundi ubuzima burakomeje nakakuremera Peter ngiye manze musaba n'imbabazi ntabwo nari nzi ko umuvandimwe wawe yapfuye ako byanyure kuri YouTube barabimenye sinzi ko nyamasura kandi tugafatanya mu bibazo byose uko nyine utayimenya ko byagiye kuri YouTube barabimenye niyo mpamvu none se Peter ubona Andrea yishwe n'iki n'uburwayi Peter we nawe nuko mbese ndene abantu burugenda ndewe manje ni uburwayi bwamwishe aho cyane cyane n'ubushaje yaranashaje mbese umuntu wihushe ni Paul ukuntu yaganiraga neza urabyibuka n'igitwenge cye naho ndewe nubwo yagiye kuri we yarashaje wabonaga nimba baje kuba nkeya nose Peter turimo turaganira hari benshi babakunze bagiye babamenya mu buzima butandukanye mu byo mwagiye mukoramo bitandukanye uyu munsi wa none nka Peter hari ubuzima mwabanyemo na Yago yagomerwa kuvana ryari ndenda kuvuga naho aho yaje kudushura ejo bundi kubasura vuba aha yego aje nk'igihe cyane iki kwezi kurashije haviriye ari kumwe nande ari kumwe nande yari wenyine n'undi muntu ko ntabwo nyimwibuka yewe mwakoranye ikiganiro cyo kuri kamera uwo munsi ntabwo yatinze ko twagije akanya gake ntabwo yatinze Yago kuri wowe umufata nk'iki avuze iki kuri ku buzima bwawe mbese Yago kuri njyewe namunganya nka papa wanjye wambyaye ngo namunganya Yago namunganya nka papa wanjye wambyaye uko papa yarabyaye yego nawe avaho ako Yago ashigara nawe ari kundembera kude chapeau kuri Yago cyane uvuze amagambo akomeye Yago kumunganya n'umubyeyi wawe kubyara mu nda urumva icyo kintu none se Yago nta kintu atagira yaratukoreye ibintu byose mbese ntabyo atatugirira ibibazo yahuye nabyo mu cyumweru gishize se hari ubwo ubizi mu minsi ishize ntabyigwa n'ikizi ntabwo nabimenye YouTube channel bari barayihakinze bahindura amazina byose barabihindura
rero ntabwo namenya kubera ko nagira atacu ngo mbikure ngo mbibone ntabwo nabimenye mbimenya ko ari uko mubimbwiye. ibintu bitatu usabira Yago mu buzima bwe. Yago ibintu mushabira ibintu bitatu. Umushabira niyo umugisha, byaba 10. umushabira umugisha, umushabira ku Mana, umushabira amahirwe menshi, mbese aharonye hose akaronka mbese atagize inzitizi. Kutamusaba se kuzataha ubukwe bwo yarongoye. Oya byo azabinyibwirira ntabwo nakwigumya ubwo azabinyibwirira. Ntabwo ushaka kuzataha ubukwe bwe? Oya azabimbwira nyine. Yego. Mbega Peter, njye nagusabira ko wazataha ubukwe bwawe gukiri muzima. Nyine we azabinyibwirira. Ni ikihe kintu ukumbuye kuri Paul na Andrea? Nashe nabakumbura badahari. Icyo bakumbuyeho mu buzima mwabanyemo? Cyo bakumbuyeho nyine twabanye neza. Mbese amatungo n'undi nubwo bagiye mbese nk'uko abandi bose bagenda nta kibazo. Umuntu yakwibaza nta gihe ujya uryama ukaba wabarota cyangwa ukabatekerezaho? Ntabwo ibyo ngibyo byago byabura. Ntabwo byabura. Uko ubigenza uti yani nijoro uryamye ukabona isura ya Andrea utakibona Paul utakibona? Ugenda nyine ni ukuvuga nkasenga nkavuga ati toka Satani mwakine ku izina rya Yesu. Reka da. Ntabwo ugira gutya? Nabyo ndabikora. Ako nyine nibone mutisi bya hatari ko ndahita shinjira bikarangira. Iyo ni mutisi bya hatari nyine kubunya nkasinzira. Ugateka ikimenyetso cy'umusaraba. Ukiragiza Nyagasani. Nyagasani nawe undinze nkaba nyine n'ubu nyihumeka. Yego. Umuntu utari umunyamahirwe kuba Imana ariho kirembere hano ku isi. Ni Imana inyirembera ngo mfite amahirwe kurusha abandi. Ni Imana ifiteho ubushake. Peter, mu nzozi zawe ukiri muto umaze gukura ni izihe nzozi wumvaga wifuza kuzabaho? Inzozi numva shaka inzozi zanjye numva shaka kugira ngo mbeho neza nta siteresi nkarya neza nshaka nkakibona nkambara. Nuko nguko. Kwambara byaje gucamo? Yego. Kurya neza byaje gucamo? Hari kubura iki? Ari kubura iki? Ikibura nyine ni iyo nzu nyine mu kuvuga nyine. Etage. Ikitiri. Bita mu mudizaninge etage. Ikabiyanye nanye ngakiramo abapangaye. Ubu se mu nzozi kuri kwizera genda ushushanye etage ushaka ubutatu uzagaruka uri kutwereka ngo etage nkeneye ni iyi ngiyi. Ni etage igeretse gatatu. Gatatu rimwe kabiri gatatu. Ubwo waje muri kangahe? Cyangwa se niyo ngiyo yarurera bashi Gihanga. Hari Gihanga kiba kimeze gute? Gihanga kimeze gute? Gihanga Gihanga nyine kimitwe ingahe nimba 3 nimba 4. Ukaba ufite inzu y'Igihanga? Kitirigwi yanjye ariko. Reka dusabe Miguel arayifite kuri Legacy. Ayiguhe. Ngaho yaba ngona bikorera. Bandika ngo Peter ariko kugira ngo atari Peter. Neshe bari yandi. Ibyo ngo ayimana ibyo ngo yabima. Yayo. Nengwaje inzozi wari ufite ukiri mutoya umaze gukura mu nzozi wagize. Ntabwo wigeze wumva ko uzagira umuryango ukagira umwana n'umugore? Nishe mu gihe bitashobotse nyine warekera. Ariko ntirirarenga. Ntabwo rirarenga. Yaba ngo ndashaje muragira mu myaka 50 wayashaje. Peter cyari ufite imyaka ingahe? 50.
so niwazana umugore kawikisha kwikira eh reka umugore atera shitereshi ntabwo cyane muti wagira she atera shitereshi rigamani nibyo abagore izese kutamwigeze ngo uvuye ngo nibura ngo yaraze guteje aba tuje nago bambwira ko uburyo babayeho barabimbwira nibyo watinye nabyo nabitinya yewe urumva umugore ngo yakubisha umugabo nabyo bitinya akumva umugore nawe ngo umugore yishe umugabo yari yarabitinya hakuzwe nta hantu utandukane na yago nabibaje kujya oya ibaje kujya ngo uyubakire inzu uzaye umugore ayikoranye ngo niyi nanje yubatse ibyo binibaho uyubakire inzu umugore n'umumarana iminsi ngaho ayiburane ngo niyi kandi atanayubatse ibyo bintu nibyo ntabwo aba ari byo ngewe Peter I wish ko wakazanye umugore nibura akagira akana ubwo se nimura n'ibibazo nindura bifasha umugore nimura n'ibibazo nindura bifasha ibyo bibazo umugore washatse umugore yawe gutera ikibazo kandi nawe ukemura wapi nawe umwana asuza warabyaye umwana se barazana rwose uko babyara agitana mubona cyakoze utanamubona kuko ni umwana uva kuri Nyagasani niko Bibiliya ivuga kuri Nyagasani ibintu bitatu wizera ku isi bikomeye kuri wowe cyambere nizera Imana Imana imbeshijeho cya kabiri mwijana mama wambyaye ariko nawe ntawe ugihari nabahari kwihangana bagiye ufite nk'imyaka ingahe ni kera ntabwo nanyibuka ntabwo waba ukibuka hariya niwe bucura yewe yego ako kubwo ndi uri Bugande bucura ko njye ntabwo ndi bucura ubucura n'undi wagiye Bugande witwa Njamari ndamuzi twarabanye hano kwa Kamara niwe bucura rero Peter inama wagira umusore ufite imyaka 35 kuzamuka utararongora ngunguki inama wagira umusore ufite imyaka 35 utararongora cyo kuri waba bafite nk'ibintu afite nk'imitungo afite n'imirima wiyaje umugore akabyara nta kibazo nawe umukobwa uyigejeje nawe yashaka umugabo ubona abatarakuze yaragumye yashagumirwa yabonye umujyana ntabwo yaramubonye abubonye nawe yagumirwa ujya ubabona abakobwa babuze abagabo oya nabo njya mbona ariko wenda barahari ariko nyine uko nababona n'abasore babuze abagore gusa umusore yabura umugore gute kandi abakobwa bariho uzi ikintu gikomeye nta musore wabura umugore wapi ntabwo amubura kandi abakobwa bahari ntabwo yamubura urakomeje ntabwo umusore wabura umukobwa kandi abakobwa bahari atamubura se oya ntabwo amubura ubwo rero nawe ntiwamubura muzanye ako genda ashaje ngere mu myaka 50 namugure nazana rero unaranye kare ngo byararangiye inzozi zawe z'uwo wifuza kuzaba we zimaze kuzima ni ikihe kintu cyerekezo ubona ufite ejo hazaza ku buzima bwawe cyerekezo cyerekezo nabwo ufite se ni iki cyerekezo Imana niyigisha niyipangira ntabwo ngo ufite icyerekezo iki n'iki wenda nazanabigeraho uretse kuba wabona nka ni ikihe kintu kiguha amahoro ukumva uratuje mu buzima bwawe Papito kiba amahoro kiba amahoro iyo mbonye wenda nta ndwara afite mu mubiri ntaki iyo kintu rero kiba amahoro kiguha amahoro wariye wanyoye iki kintu rero kiba amahoro muri bamwe mu bantu bagize igikundiro n'abanyarwanda batari bake barabakunda yego uyu munsi wa none niwe usigaye mu mwanya w'abavandimwe bawe uko ari babiri niwe jwi ryabo aho batari
ubifata gute kuba Nyagasani ari we agisigaje kuri iyi si? bifata gute wumva bimeze gute iyo ubitekereje uti abavandimwe banjye babisinkiri kumwe nabo ariko aho banyuze aho nyuze bakambona baba bababonye? ese watekereza utanye ibintu ikindi watekereje ni igiki ntacyo ntacyo. Erega iyo utambutse umuntu ahita abona Paul na André. nyine benshi baramubaga ngo ndi Paul cyangwa ngo rero njye ntabwo ndi Paul nitwa Peter ako nditaba ngo mbihorera nditaba bamwe bashobora notera ngo nitwa Paul nitwa Peter. Yego ubutumwa watanga nyuma y'ibyabaye nyuma y'ubuzima uriho uyu munsi wa none, ubutumwa wagenera abantu baduteze amatwi? ubutumwa iki ku mutima wawe wumva wasangiza abanyarwanda babakunzi batari bake n'abanyamahanga badukurikiye bari Amerika, Australia n'ahandi hatandukanye? ubutumwa nababwira nyine ndabakunda n'abakankunda Se Peter, babahaye ujya wireba mu myaka ya 20 yashize ese nkireba ku kinati natashigira isura yawe uyikuruye wagusubiza mu myaka 20 ni kihe kintu wakoze wakawe warakoze utakoze wakora wagusubiza muri iyo myaka 20 y'ubusore? Kwashasha wakwifuza gusubira inyuma kandi bitashoboka ntabwo wabyifuza gusubira inyuma kandi bitashoboka usubiyeyo kandi bitashoboka ntabwo bishoboka nubwo bitabaho ntabwo byashoboka nakwifuza gusubira inyuma kandi bitashoboka ahubwo ugomba kwavanza ukajya imbere ni ukujya imbere ugusaza urabikomeje tu ukomeze usaze none nawe ni umugisha rega nawe ni umugisha no gusaza ni umugisha. hari icyo bita ibisakuzo urabizi? Sakuzo ari mbere kera ko narabyibagiwe. Sakuzo ibisakuzo bibiri sakwe so n'amakaraza mutaye imbeho mu rugi sakwe so ndandaga sakwe so tibushi ngere sakwe soma mpagaze ku musozi mpaga amatama ngo amata y'abashumba yabuze ni amata ni amata wacyumvise se? mpagaze ku musozi mpaga amatama ngo amata y'abashumba yabuze ni imvura kime gicyo agakecu kakorewe hari gushya sakwe soma sogokuru ariyo habuye umuneke amuneke. Paul si wari ufite dread? hariho nazo wigeze kugira? oya nasho yewe nasho hajya muri mwembi nta muntu wari ufite nk'utu tuntu? oya nta n'umwe? nibyo oya Paul yari azifite utu bwara oya usuribuka imigani? aho nyibuka cyangwa kubona narabyibagiwe ngo reka ngucire umugani nkubambuze nabyibagiwe aho nyibyibuka. ejo bundi waratoye? naratoye. watoreye he? ari aha kwa gari kutagafite kano washize hehe? watoye hehe? natoye kwa Kagame kwa Kagame n'abadepite. watoye kwa Kagame ku gipfushi. ni gute se? bizamura ariko ku gipfushi gutya. ugize amahirwe yo guhana umusaza Paul Kagame n'abadepite. watoye ku badepite? abadepite watoye hehe? wabatoye hehe? natoye ku rundi rupapuro. ugize amahirwe yo guhura na Paul ugize amahirwe yo guhura na Perezida Kagame mwayivugiye niyo nasubiramo nyine abona yashubiramo ibyo ngibyo muhuye nyine wamubwira ngo iki?
twavuje kera ngo nabishobora kubisubiramo. ariko waramutuye kubera icyo wamutuye Yes, kweka mutoya. Kumutora niko ufite umutekano njye ngashinjira. Nakimbuje amahoro arabyo nishema. Hingo. Ujya ugira ibitekerezo byo kuba wahura nawe se ukumva biraje muri wowe? Wese ntabwo byabura ko rero mu gihe bitashoboka guhura nawe. Bonye nuko. Nuse kuye kutizera Imana ko bishoboka. Kandi Imana nyijera. Nuse kuye kutizera ko guhana president wa Republika mutahuza. Oya aje nta kibazo twagira. Nta kibazo. Nose yaza cyangwa yagutuma ukajya kumureba. Mani ibintu byose byihorere mani ntabwo nyo tujye twahoramo. Bita kutagiye muri Izayi kumureba yaraje no mu byangaho. Impamvu nandi mu byigano. Abo mu byigano ku buryo umuntu yahagwa. Watinye ko wahaba. Tugana ku musozo mbwira abantu bakore subscribe, like, share na comment kuri Legacy TV. Babwire nguki? Mbwira abantu ngo mukore subscribe, like, share na comment kuri Legacy TV. Ntabwo nashobora kubivuga. Gerageza twumve. Ntabwo nashobora kubivuga ariko. Kuvuga ngo mukore subscribe. Mukoresha karayib. Bambwire ngo mukore subscribe. Koresha ntabwo nashobora. Gutyo ni kuvuga. Ntabwo nashobora. Subscribe. Ntabwo nashobora. Like. 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 Share. Comment. Subscribe. Karayib. Guys, twashimire cyane ni Legacy TV. Kora subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeza kukugeraho on time ku gihe. Twari kumwe na Peter. Oui. Turi kumwe nawe. Uri umuryango wacu. Tuzakomeza tubane nawe. Nta kibazo. Hari ubundi butumwa wumva wahereza abanyarwanda badukurikiye? Oya nta bundi bwo navuje n'ubwo ngubwo. Amakuru ahari yizewe nuko Paul Kagame yamaze gutorwa n'amajwi 99 n'ibice. Niwe president wa Republika mu myaka 5 iri imbere. Yego. So abishimira Imana. Cyane kubishimira Imana. Guys, mwebare dara tubagaranyo abarundi abashinga ntaho muri hirya no hino. Namwe murajejwe turabakunda cyane. Abagande mwebare dara tubagaranyo mukama bawo mukisa. Wakoze? Yego. Karakacu.